kubaho. Ubu tuvugana imva yacukuwe, urupfu rurahari ruragutegereje. Abarira amarira yamaze kuba nka ya mvura yikungira, ubwo ikirere kibitsa amarira cyaramaze kuyakereya, inzira zarateguwe n'irimbi. Yesu yaravuze ngo nitutanavuga n'ibiti n'amabuye bizavuga, ariko ngo nta kizabuza abayuda kugira gute? Gutabarwa. Buno tuvugana, Imana ishobora byose muri uku kwa karindwi, ubu butumwa twabutangiye mu kwa gatanu, ubu tugeze mu kwezi kw'indwi. Muri uku kwa karindwi harimo abantu tutazasangira Noheli disi, aribo babo turabavuga. Harimo abantu tutazasangira bonane, za ndirimbo abantu baririmba ngo bonane mwaka mushya muhire bonane. Harimo abantu ngarukaho hano batatu tutazasangira Noel bonane. Ndagusabye numara kumva ubu butumwa wihane, wiyine, wiyirize ubusa. Ndagusabye nta nduru ivugira ubusa ku musozi, nta wadutumye. Kanguka va ku giti, dore umuntu nudaca bugufi ngo wegere Imana. Satani yamaze gutegura byose, urakababazwa uriho, urakagaragurika uriho, ariko kujya mu yindi si. Kandi aba batumviye Imana ngo bihane, kandi aba batemera Imana ngo bihane, nta n'ubugingo kenshi na kenshi mujyana. Nta n'ubugingo mujyana. Koko kutumvira Imana ni icyaha nabwo ubwacyo. Abantu bareka kumvira Imana gute rero? Ariko Marayika yambwiye ngo byuka ubivuge, haguruka ubitangaze, bivuge kuri Vigitwari Ingabire, bivuge Angelique Ndayishimiye, bivuge. Tugeze mu kwezi kwa karindwi. Reverend Kuriyo, madamu wawe nyakubahwa Everest General Major Ndayishimiye, madamu wa Angelique Ndayishimiye, mwese nabonye amarira n'akarira. Mbona amarira nandi y'ubuntu, mbona amarira arenze ukwemera. Ubundi kubera iki mukunda kwemera ari uko mubonye? Kuki muri batoma? Kuki mudashobora kumva Imana ivuze mwifatire decision, ubwira Imana ngo Mana ndakwinginze iki gikombe kindengana? Ubwo muhagaze n'umututsi Inkotanyi zatumye, n'umunyepolitiki u Rwanda rutuma, ntabwo ari iby'Imana, muri abicanyi, muri abatinganyi. Ntabwo ndi burahire, ariko akira akagabo gahimba kandi kataraza, ubuhanuzi burabasohoraho. Ingoma yanyu iratembye, bagure banyu bagiye kuyarira, hana banyu baburaho bahungira. Kandi ubutumwa bw'Imana, Imana iduha tugomba kubutangaza uko, kuko ni ngombwa. Rero wasanga mutegereje ko umuntu azicara, yarangiza kwicara ngo akabivuga amazi yarenze inkombe. Oya, tubivuga amazi atararenga inkombe, kugira ngo umuntu yiyine. Koko twarasenganye, tubishuti, turagendana, turabavandimwe, tuvuga ururimi rumwe. Ni gute mwishimiye ko mwapfa? Imana yaza guhangana nawe, habura iki? Reka nkubwize ukuri, mu rugo rwanyu, mu mazu yanyu, ibyiringiro, ibyishimikizo n'ibindi byose umuntu aba yiringiye, nta kintu biza kubafasha. Ahubwo icyiza mu buhame n'isigira demokarasi,
Imana yigira ibyo nakita n'ibiruta demokarasi, koko yifite demokarasi kurusha abana b'abantu. Ubwo Imana irihe ni too much bya Kristo. Ariko tuvuze tweruye, tuvuze dushize amanga, ishyamba si ryero, ahubwo twavuga ngo bibi byuya ntibiba amaraso. Koko mwebwe muri abantu muvuga muti ntimushaka muzapfe mushire hasigara umwe, wazaba hagije. Oya, Imana si uko ibara, bose bavukiye 9. Amen. Ndagaruka ku rupfu rw'akababaro n'agahinda kuri Victoire Ingabire. Ndagaruka kuri uyu mutambokanyi wa Reverend Kuriyo, we kubaho arabandanyije ariko umugabo we byase. Ngira ngo rero mu mwanya n'akanya tubazaniye inkuru ushobora kumvisha ugutwi kw'iburyo kumva ni byiza, ariko wagera mu gutwi kw'ibumoso kumva ni bibi. Ariko ntabwo Imana ivuga ibyiza gusa n'ibibi irabivuga, kandi ntinavuga ibibi gusa n'ibyiza irabivuga. Ariko ngira ngo mu buryo bw'umwuka, kusenga Imana ivuga ni byiza mu buryo bw'umwuka, kugendana n'Imana ikora ni byiza mu buryo bw'umwuka. Kuba wasenga Imana Data wa twese mu nzozi ikaza kugusura, mu ijambo ikari bugusure, mu ijwi ikari bugusure, mu iyerekwa ikari bugusure, doko ukabaho ubuzima bukonegise n'ijuru, ku buryo icyo Bibiliya ivuga ngo nta kizaba ntabwiye abahanuzi, nawe aya makuru uba yibitseho. Ni muri urwo rwego rero nabwira umuntu wese uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Tuzanye ubu butumwa bwiza, ariko uruhande rumwe ni ubutumwa butari bwiza, tubiseguyeho. Urundi ruhande ni ubutumwa bwiza, namwe turabashimiye. Ngira ngo rero ni ikintu giteye ubwoba, urupfu ni rubi. Ubundi nta cyaha mpamya ko wahanishwa urupfu. Mu bihugu bimwe na bimwe bakuyeho igihano cy'urupfu, ibindi bihugu biracyakoresha igihano cy'urupfu, ahandi byavuyeho. N'u Rwanda ruri mu bihugu byakuyeho igihano cy'urupfu, kandi ni na vuba cyane kivuyeho. Ngira ngo rero gupfa ni bibi. Iyo umuntu apfuye abantu bararira, iyo umuntu apfuye abantu bariheba, iyo umuntu apfuye abantu barigunga. Ariko ndagaruka ku mupfasoni w'umunyarwandakazi, niwe mpereyeho nze gukomereza kuri uyu mupfasoni w'umurundikazi. Iyi ni inkuru y'abantu babiri tugarukaho, ariko tugendeye ku cy'ijambo ry'Imana ribivugaho, cyangwa se tugendeye ku cy'ubutumwa bwiza bwanditse muri Bibiliya bubivugaho. Mu minsi yashize Imana yarambwiye ngo mbivuge ndabivuga, Imana yarambwiye ngo bitangaze ndabitangaza. Mu gihe gitambutse abantu babashije gukurikirana ubutumwa bwiza ahantu hatandukanye dushobora kubunyuza ku mbuga ngurukana bumenyi twari twabivuzeho. Ndababwira ngo nyamara uyu mupfasoni abamukunda mwiyiriza ubusa. Yari agifunze bataramubabarira, ataragirirwa imbabazi na Perezida nyakubahwa Perezida Paul Kagame, mu bo yababariye n'uyu arimo. Rero ntambutsa message kuri we n'abandi, ndababwira ngo uwitwa Victoire Ingabire niyiriza ubusa, nasenge, kandi nibiba byiza tugaragaza umurongo, nkuko n'ubushije nababwiye ngo agatorwasa ibintu bya politike nabireke, nabihebe. Ngira ngo Imana inamuha umugisha. Agatorwasa ntabwo buna ari kuhagaragara cyane, iyo yibeshya akazamura agahanga sendi dedefudede yari kukamena. Amahirwe rero nayo kwicecekera ukaba ubiretse, ndetse washaka ukanahunga. Tugaruke rero uyu mupfasoni rero mu bihe bimwe n'ibindi, n'ubu ngubu ntambukije ubutumwa hano, kandi bwihutirwa kandi buri busohore mu kwezi n'umunsi turi butangaze. Yenda harimo umuntu urebaho umunota umwe cyangwa isegonda rimwe wagahita yandika muri comment atukana apinga. Ibyo bintu turabimenyereye, na Yesu byamubayeho. Yesu Kristo nashimwe cyane. Mu by'ukuri rero Victoire Ingabire, message ngiye nguhaye, message nkoherereje, Imana yambwiye ngo nkoherereze.
wowe Victoire Ingabire, Madamu Reverend Kuriyo, message nkoherereje, message nguhaye. Madamu Angelique Ndayishimiye, message nkoherereje, message nguhaye. Imana yampaye ngo nguhe. Mwuka w'ubwoba ntumbamo, mwuka wo gutinya ntumbamo, mwuka w'ubugwari ntumbamo. Ubu ni ubutumwa bwiza butavangiye kandi ibintu mpanura ni ku karubanda, mu byitege muri iki gihe gikurikira. Ngira ngo ndi umwe mu bantu uhoraho akoresha ibitangaza, kuko abandi buranaceceka mukanga kubivuga, si uko ari igihe uba wabuhawe nyine cyangwa ari igihe byerekwa gusa, ahubwo utinyutse niwe uvuga, abandi ntibibareba. Ariko aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uwo uribwiye. Byama byashitse, abantu bagahorwa izina ry'Imana, abantu bakaburira ibyabo mu babo kubwo kubaha Imana no gukurikira Imana. Amen. Uyu mupfasoni nguhaye ubutumwa bwa nyuma, ubwo mbere kuri Victoire Ingabire. Message ya nyuma ndayitangaje, message ya nyuma mbisubiyemo. Va muri politike cyangwa uhasiga gatwe. Ayite pokeshezerederebo Victoire Ingabire, shitani yaragusabirije. Niba udashaka urupfu, ushaka urupfu mu Kinyarwanda barawangwa somo ipyisi, ibintu bya politike byihoze kandi imbere y'ishobora byose ntabwo uzigera uba perezida w'u Rwanda. Ibindi bihugu byo ntibindeba, ariko ntuzigera uba na minisitiri w'intebe. Uretse ibyo twakwita hiti, nanjye sinzigera mba perezida, sinzigera mba minisita, sinzigera mba vagani, nyewe nabaye umuhanuzi. Ndi Prophète Martin, nta handi. Ariko uyu mupfasoni dukuye inkoni ku gishitsi, dukuye agashambara, dukuye impuzu ku gisusu, dukuye reka mbivuga uko nguko. Nta gahunda ihari yo kuba perezida. Ayo makuru ujye ntayo ufite iryo yerekwa ntari hari. Urashaje, ushaje utabaye perezida. Ariko shitani iri kugukurubana, noneho ngo inakwice, ikwice uharaniye kuba perezida. Buriya kudasenga ni bibi, kandi kugenda inzira utabajije ni bibi. Abanyepolitike batubwira ko basenga, ndetse bagatanga n'ibimenyetso ko basenga, bafite nabo basengana, ariko barababeshya abantu musengana kenshi na kenshi kubera babatinya. Abandi barababeshya kubera mubaha amafaranga cyangwa se amahera, abandi barababeshya kugira ngo badatakaza icyubahiro n'ubumwe mufitanye. Uyu munsi wa none rero twebwe turi bukubwiza ukuri, utwanke udukunde, ni kwa gutwi kw'iburyo n'ugutwi kw'ibumoso bishobora kumva ibintu bitandukanye, ariko byose biri ku muntu umwe, kandi ibyo ni uburenganzira bw'umuntu. Ariko uyu mupfasoni nkubwize ukuri wa mubyeyi we, sezera politike, wishakira ubuzima bwawe rusange. Yenda mu bana bawe, yenda muri famiye yawe, perezida yavamo, minisitiri akabamo, aho rwose siciye iteka. Ariko wowe wa mubyeyi uri gukurura agahanga kawe mu maboko ya Satani, kandi usa n'umuntu wabaye Al-Qaeda cyangwa ikihebe. Ntabwo nge shingiye ko uheruka kuvuga, mpamya ko nta muntu uri kuvuga Victoire Ingabire, ne message Imana yampaye yewe ngiye gutambutsa hano murantunga. Victoire Ingabire, uyu mu mama bamaso, koko shitani icyo agambiriye ni ukukwica kandi ukabuziza ubusa. Kandi Bibiliya iravuga ngo nta mwami ugendanira witwariza inkoni ubusa. Nta mwami ugendana inkoni ngo ayitwarire ubusa.
ikibwirwa ni icyumva, icyerekwa ni ikibona. Sezera politike, va muri politike. Ntabwo Imana ijyanye nawe, ahubwo imbabazi z'Imana zakubayeho, uburinzi bw'Imana bukubaho, ineza y'Imana. None se ubu ko ufite abana, kugifite ubuzima, uragonga ikamyo, uriyahura, urashya waruriki, amafaranga urayafite, ubuzima urabufite, wahawe imbabazi na perezida, ariko kandi bino ndi kuvuga wowe mu nzozi, ukurikirane mu nzozi, Imana yaragusuye mu nzozi. Cye kubaye umuntu bimwe bavuga ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Sadepa, aya ni amakuru nawe usanganwe n'Imana yaguhaye. Ibintu rero byo kuvuga ngo Imana izandinda, ngo Imana izabana nanjye, Imana izagendana nanjye, oya, ntabwo uzigera uba perezida w'u Rwanda. Ngiye rwose nuko yenda mbivuga nkabizira, burya hari ibintu ntashyuhira, hari n'ibintu ntarwanira. Ubu se mvuge ngo nishyiremo agatege nzaba umukobwa njye mu mihango, ubwo ibyo mbigushuke? Ubu se shyiremo agatege nzamera amabere ahagarara ashinge nk'ay'abakobwa? Ubwo ibyo bintu ni ibintu. Ubu hari umugore urajwe ishinga no kumera ubwanwa nk'ubu? Sinzi rero niba abantu bashobora kuba shitani agenda akabamesura mu mitwe, noneho akagukoresha ibyo agomba, akajya gutwara agukoresha ameze nka za robo zikoreshwa cyangwa mashine zikoreshwa. Imana yo mu ijuru idutabare mu izina rya Yesu Kristo. Reka nigarukire, ndaje nkomeze, ndagenda mbivangavanga. Madamu Reverend Kuriyo, Imana yakuhaye amasengesho usengera umutware wawe, ariko uyasengana intege nke, ugira ngo ni njyuhima. Ntabwo ari njyuhima. Mugabo wawe ari muri tagete, umugabo wawe ari muri tagete y'umwanzi, kandi ibi ni ibiri busohore vuba kuri we. Tugeze mu kwezi kwa karindwi, Reverend Kuriyo yiteguye. Urantunga mbanze twubaha Imana, tuyisabe ituyobore muri ubu butumwa bwiza. Ndumva shobora kuba nasaba Yesu Kristo anyobore. Ndagushimiye Mwami Yesu, uturinde dutangiye tunashoje, uhagararane natwe, koko uri data wa twese mwiza, kandi uzi intege nke zacu, uzi n'imbaraga zacu, uzi imiryamire, uzi n'imibyukire n'imyicarire. Teza amatwi ubutumwa bwiza akihana, teza amatwi ubutumwa bwiza agaca bugufi. Mwami Yesu, imbabazi zawe zimubeho, ariko nta kabuza kabagupinga n'abakurwanya, ubuhanuzi buzasohora. Ngaho rero Mwami, tube mikorofone, nawe uvuga ubwira ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana nta gihugu na kimwe itageramo. Imana nta muntu n'umwe wize amashuri ngo ibure kuba itagezayo ubushobozi bwayo. Iri hejuru y'abanyabwenge, uhereye ku wize siyanse guhiga abandi. Nta hantu na hamwe Imana idakorera, nta password n'imwe Imana itafungura, nta muntu n'umwe Imana idafiteho ubushobozi, kandi nta kizaba itatubwiye. Kubera iki mutegereje rero ko bibasohoraho? Amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumva ihoni, ntiyumva sonori. Mupfasoni wa Reverend Kuriyo, igihugu cy'u Burundi, bavukanyi, babanyi, mwubahwa mu buryo butandukanye n'abantu batandukanye, duhurira hano ku mbuga ngurukanabumenyi, ukamera nk'umuntu ubonye ibitabonwa, urebye ibitarebwa, doke bikaba ibyo. Ariko ubu tuvugana, ishobora bingahe byose, isumba bingahe byose. Umva uko ivugana nawe, umva ubutumwa bwiza, umva ijambo ry'Imana. Yewe uhungabana, umeze nk'akati kikaragira mu mugezi, umeze nk'utagira kivurira kirengera, niko ijambo ry'Imana rivuga.
yewe ngo nkunyuzeho mbona uri kwigaragura mu ivata n'isayo y'ibyaha ngo usanga ntawakugiriye akagongo. Umaranye ikigeragezo imyaka 10, ngo ikigeragezo si karande kandi si n'umurage, si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame, burya Imana ikizurubwa ayo warize wayahozwa. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ntabwo Yesu yigeze agusudiraho ikigeragezo, nta nubwo Yesu yigeze akuremera ibigeragezo. Sekibi n'intambara ze n'ibikorwa bye, isuka n'agatebo, ondoka shitani. Yesu yageze ku nyanja, inkubi yari ibamaze, umuhengeri ubamaze, ariko ngo avuga ijambo rimwe, umuyaga uratuza, umuhengeri uratuza. Hano ndavugana n'abantu badafite kwizera. Hari message nkuzaniye yewe utafite kwizera, haguruka wizere mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yageze mu ivugabutumwa, abantu bamuhamagarira kumumenyesha no kumwumvisha ko witwa Lazaro yapfuye, byarangiye. Tapokeshezererebo, byarangiye, byaheze, bamubwira ko ibintu byarangiye. Batumira Yesu ngo azabafashe kurira, batumira Yesu ngo azabafashe amaganya, batumira Yesu ngo aze arire nkabo. Nicyo kibazo abantu mufite. Mukeneye ko Yesu yicara nawe akajya ashima mu gisebe cyawe aguhuhiraho pore. Yesu akaza akicarana n'ubukumi bwawe, akajya kubwira ngo ihangane uzashaka ejo, ngo ihangane uzamubona. Doke Yesu rero nawe arizwa nuko mutamwizera, arizwa nuko mutamuzi. Yesu Kristo ntabwo aje kurirana nawe, ntabwo aje kubabarana nawe, ntabwo aje kwicarana nawe mu bigeragezo. Yesu aje nk'umukozi, aje nk'umutabazi, aje nk'umucunguzi, aje nk'umukiza, kandi aje mube, ntaje muba abandi, kandi aje ku buzima bwawe, kandi afite misiyo nziza. Nuko ngo ageze kwa Lazaro, we arazura, ntabwo yaje kurira, ntiyazanye indabyo. Niyo mpamvu abantu baciyemo imigani bavuga ngo disi ngo nawe yamukundaga, ngo nawe ngo yamwemera, ngo nawe ngo yari umwishyikira, ngo nawe ngo rega ngo none we nturi kureba ko nawe yamukundaga. Ntabwo wizeye Yesu ko ari umukiza, umwizeye ngo nawe ko agukunda nk'uko bari abagukunda. Ngo Yesu ngo arankunda. Urukundo rwa Yesu kuri wowe ni ibitangaza, ni imirimo myiza, ni ibikorwa. Ntabwo Yesu akundana nk'abagabo nkatwe dukunda face, dukunda visage, dukunda amahera, dukunda amazu, dukunda icyubahiro. Oya, Yesu urukundo rwe, doctrine z'umwuka wera, iyo usomye urukundo rusumba ukwezi rugasumba izuba. Yesu agukunda ngo bimwungure iki? Yesu agukunda ngo agukize, Yesu agukunda ngo agutabare, Yesu agukunda ngo mu bumwe azaguhe n'ijuru rihoraho. Hama Yesu nawe agukunde, akubwire ngo twabuze umuti tubura urukingo n'igisubizo. Abantu rero ntibemera Yesu, ntibanamwizera, bamuhamagarira kurira ngo abafashe kuririra Lazaro, bamuhamagarira gupfukama mu marira n'agahinda kwa Lazaro. Umwami Yesu ngo abibonye bimushengura umutima nawe ararira, ngo ariko arabazurira umuntu wabo. Ikibabaje ntibanahavuye babyizera ngo banabyemere, nicyo gitangaza bakibone nk'umugisha. Bahavuye babona ko Kristo nawe ngo ameze nkabo. Ariko ngo cyamamara isi yose. Urugendo rwa Kristo, intambwe za Kristo, ubuntu bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ni imbaraga z'umurengera ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Ni ubushobozi buri hejuru y'ubundi bushobozi bwose. Kandi kominikasiyo y'ijuru, konekisiyo y'ijuru, netiwaka y'ijuru, ubushobozi bw'ijuru buri hejuru y'ubundi bushobozi bwose. Amen. Nta murozi, nta siyase, nta politike, nta buranka, nta bombe atomike, nta ntwaro nucleaire. Iri iterabwoba rimaze igihe mu matwi yawe, ntukwiye kuritura ukarikandagira hejuru ukavuga ngo Yesu yakandagiye ubugome bw'inzoka, ubusabwe. Akandagira inzoka, akandagira sikoropi. Ari uburyo ukandagira inzoka
buriya inzoka ibyo bita ubumara, mu bumara ikirimo mo imbere muri buriya bumara ari byo bita ngo ni nka virusi iba muri ubwo bumara yirukanka ku muvuduko uri hejuru bitewe n'ubwoko bw'inzoka ikuriye. N'ibigeragezo birarutana, birica, birarimbura, birahotora. Amen. Ndakubwiriza ubutumwa bwiza bw'uwatubambiwe, ndakubwiriza ubutumwa bwiza bw'uwaducunguye, ndaguhamagarira kwihana, ndaguhamagarira gukizwa, ndaguhamagarira guca bugufi, ndaguhamagarira kwizera udashidikanya. Ni gute abantu bizera abapfumu ukananirwa kwizera Imana? Bivuge kandi ntugire umuntu utinya, kandi nturare utabivuze. Ubwo homboka niwo mwanya dufashe. Izina ry'Umukama rihabwa icyubahiro. Uri hafi, uri kure, umusanzu wawe ni uwuhe? Igituma habaho ubuhanuzi ni iki? Ubundi kera Bibiliya ikivuga iravuga ngo umuntu nakubwira ubutumwa bwiza ukumva ibyo bintu nibyo, iturufu ubusigaranye, amahirwe ubusigaranye ni ukwihana. Nta rindi jambo ritsinda data uretse mbabarira. Ibyo waburana byose, ibyo wavuga byose, Imana itsindwa n'ijambo mbabarira. Hano hari abantu bakomeye biringiye amafaranga, bandi biringira siyase, bandi biringira abazungu, bandi biringira amashuri, bandi biringira abakomeye, bandi biringira. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibyo byose uko bingana nzabishyira imbere yawe uko bingana. So wanyu areba, nyokoroma areba, muyomba areba, ubwo burozi bwawe nzabishyira ku mugaragaro, bose babireba. Urabikora nka kwihorera ngo ukibwira ko mpanye nawe. Kapate keshezererererebo, haleluya. Ariko ngo ibyo byose uko bingana nzabishyira mbere y'amaso hawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ibyo byose uko bingana Imana izabishyira imbere h'amaso hawe. Niyo mpamvu iyo turi kuvuga buno butumwa tuvuga dushize amanga. Ubugingo bwanyu shitani yabusabirije tukaza tukabibabwira. Igihugu cyanyu shitani yagisabiriza tukabikubwira. Mu kazi baba bagiye kukwirukana tukabikubwira. Hari ikiguzi kindi, hari igihembo kindi, haba hari amasengesho tukabikubwira ngo yiriza ubusa, hababye mutama, hababye mutamakazi, hababye gwaruka, hababye bapfaso, hababye bigeme, hababye. Umuntu akaguhimburi hakiri kare, umuntu akagukomishwashwa hakiri kare. Habura iki ngo wiyunganganyemo imbaraga y'ubutwari utagwa mu mporera no mu cyoho cya shitani. Umuntu akubwira ati dore iyi nzira irimo umwanzi, kata winyurira aha, wihagarareho, ugume uvuge ngo ndakamandaza umutima ngo harimo amafaranga. Ariko ayo mafaranga harimo n'inzoka. Muri iryo tunda abadayimoni bari kukubwira ngo iri tunda, uraza gusanga hihishemo igihano cy'Imana. Ngira ngo rero ntako Imana itagize vigitwari ingabire. Imana yakurinze byinshi, Imana agendanye nawe heshi, Imana abanye nawe ahantu harehare, Imana ihagararana nawe ahantu mu bihe bidasanzwe. Uhoraho akubera Imana. Mukarivirendi kuri yo, uri umunyamasengesho utanagaragara cyane mu bya politike, utagaragara mu mvugo nk'iza Angelique Ndayishimiye. Nibyo kandi koko nta rupfu uyu mugore wa Reverend kuri yo namubonyeho. Umugore wa Reverend kuri yo nta rupfu namubonyeho, ntarwo. Ariko umugabo wawe ari mu mazi abira. Kandi urebesheje amaso y'umubiri washima, niwe mwubahwa kuri General Neva, niwe Samuragwa, niwe muntu uvuga rikijyana. Uyu nguyu Reverend Kuriye niwe wafungishije arenga Iyome Bunyoni. Kandi yari yashyizemo imiyaga aravuga ati bagufunga umwaka. Arenga Iyome Bunyoni agira ngo ni byoroshye, agira ngo ni ikintu cyoroshye. Ngira ngo byahavuye biva mu mwaka 5 plutôt
bivamo imyaka 5 y'umunyororo, uretse ko arenga Iyome Bunyoni nawe agiye gutaha. Na kamesaje yenda ntambukijemo hano ntari nateganyije, ariko naranabihanuye n'abamwegereye n'ababasha kumubona, uzamubwire ngo umuhanuzi Marite Habiyambere ugiye kubohorwa, nawe uve mu mpimba nabo muri kumwe. Hari n'abandi benshi n'Igitega bagiye gutaha, n'izindi gereza zitandukanye mugiye gutaha. Ntabwo ari Evariste Ndayishimiye ubacyuye. Ubacyuye ni Imana ifite abantu igiye gukoresha, ari Dawidi, ni Dawudi nabo bagiye gukorana nabo. Abantu benshi bahora bavuga ngo Dawidi ninde, mbaye nk'utambikira, ariko Imana ishobora byose ije gukora ibitangaza n'ibimenyetso ku buzima bwawe wowe uri mu mpimba. Itegure gutaha, ukome ahantu uherereye n'aho uhagaze, dore ugiye gutaha, ugiye gusubira mu muryango wawe. Ariko byo ni ibisanzwe, umugabo wese no kuba uri umugabo utarafungwa ni ikibazo. Nuko hazamo imbogamizi bakavuga ngo diplome barazitesha agaciro, ugasanga nyine naho ngaho ariko gufungwa ni formation n'ingando nk'izindi zose. Ntawe nyihanuriye, ntawe nyifurije. Nafungiwe mu Rwanda, fungirwa hanze y'u Rwanda, ariko jye naziraga izina ry'Imana, kandi n'ubu sindapfa narizira nabihorwa. Ngira ngo nambaye ubusa kubw'umurimo w'Imana, ndakubitwa, ngira ngo uretse bu n'Imana yantabaye, abantu bakabona ko nyine amahame cyangwa se ibyo wizeye utari bubivemo kubera bo. Ubundi abantu ntibabitahura. Abantu bajyaga bangira inama ngo we Marite urufise ingorane mu mutwe, ngo iwanyu hari amahoro, ngo i Burundi hano 2015 reba ibibaye 2016 2017 18, ngo none mu Burundi urahakora iki? Wagiye iwanyu ko hari amahoro, ngo none nk'ubu bakurasira hano ugapfira hano, waba uri kuhashaka iki? Ariko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo jya gusengera kiriya gihugu, ntugire intara usimbuka, ntugire ubwoko ushyira imbere cyangwa ubwo ushyira inyuma, ntujye kurwana na guverinoma. Jye sindwana na guverinoma, ahubwo ishobora byose, isumba byose irambwira ngo usengere igihugu cy'u Burundi, ntihagire umuntu upfa. Yesu ntagira abo gutakaza, Yesu ntagira ibyo kurya agaburira imbwa. Niyo mpamvu na hano iyo atari ibyawe urebaho iminota 2 cyangwa 1 cyangwa wanakanda ugahita uvamo wirukanka uti Mana mbabare. Uri umutwe cyangwa uri umurizo mu gakiza kawe. Nibyo koko Samusoni abadayimoni bamugaraguje agati, bamugira uko, ariko nyuma aza kumenya ko atari Umufilisitiya, arabigaranzura. Yosefu bamugira uko bagomba, bamugira uko bashaka, ariko nyuma ibintu birahinduka. Moridekayi bamugaraguza agati, bamugira uko bagomba, bamugira uko bashaka, ariko nyuma birahinduka. S'il vous plaît, nawe menya ko nta miyaga nta n'imikino, abazimu iki ni igihe cyo kubahambiriza. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. No kubugeza ubusabano, no kuburuye usabana, naho ugeze sabana, ariko va ku giti. Dore umuntu kanguka, ufate decision, ubedese, nawe uhitemo inzira nyayo. Shitani atsindwe. N'igihe cyawe dutangiye undi mwaka kandi tugezemo hagati turangiza 2025, ariko aya mezi asigaye Imana ikugabiza abanzi bawe, Imana ikugabiza ababisha bawe, kandi itegura amezi imbere y'abanzi bawe, igushyire mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, kandi igushyire mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri Alpha uri Omega, uri itanguriro ukaba imperuka.
uteze amatwi buno butumwa umuhera ubuntu umukiriza ubuntu mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Imbuto duteye uyihe kumera, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe none n'iteka ryose. Amen. Mugire umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom. Wibuke gukanda subscribe, ukore kukazogera hasi yawe, ukorera like, ukoreshe ya kunda. Turagukunda cyane. Ubutumwa bwiza nagahoraho kandi